Kazi gasanzwe mu buzima busanzwe nkora nako kubyina kugira tubashe kwita ku mpano zacu. Twakabanje nizere ko mumeze neza. Amazina yanyu nk'ibisanzwe nyita DM. Ahangaha turi twagiye mu butembe travel nko twabibabwiye ko tugomba kujya tugenda tubatembereza mu mpande zitandukanye. Ubu twagiye kuri field rero twagiye gukora iki? Twagiye mu bintu bijyanye n'ubukangurambaga, mobilisation ku rubyiruko ndetse n'abandi batandukanye kuri field kugira ngo tubashe kubegereza services zitandukanye. Nibyo ntago mwibeshye, hano ni ku gicumbi cy'impano zitandukanye, ariko turagira tuti imyidagaduro si igicumbi cyo guta umuco. Ni nayo mpamvu tuba tugomba kureba no ku buzima bwacu kugira ngo bijyane n'impano. Today rero ndi kumwe n'umuntu araza kutuganiriza by'iminota mikeya, aza kutwinjiza kuri field, atubwira ukuntu impano ndetse n'ibyo akora bihura n'ibijyanye n'ubuzima butandukanye. Ari n'amavuta twagiye kuri field. Ese bihura bite? Kubyina, kuririmba, gukora ibintu by'imyidagaduro bitandukanye biza guhura gute n'ibijyanye n'ubuzima, cyangwa se no kwa muganga, cyangwa se no kuba twabungabunga ubuzima bwacu? Araza gutangira twibwira mu mazina ye, ubundi aduhurize ibyo bintu uko ari bibiri. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Keshi. Kazi gasanzwe mu buzima busanzwe nkora nako kubyina. Nkaba naje no munsi nanjye kuri field, naje kubana n'abantu mwese mushaka kumenya uko ubuzima bwanyu buhagaze. Naje nurutse ku kigo cya Yego Talent Rwanda giherereye Kabuga. Murakoze. Aha, arakoze cyane rero. Yarema atubwira ati muzima busanzwe, atubwiye ko ari abyina ndetse natubwire naduhurize hagati y'impano n'uko duhuza ubuzima, ari nacyo twajemo kuri field. Ese ni ubuhe butumwa abanyempano cyangwa se imyidagaduro ikwiriye gutangwamo muri rusange? Yego, murakoze. Nk'abanyempano bundi twagakwiye ubuzima bwacu kumenya ko buhagaze neza kugira tubashe kwita ku mpano zacu. Twakabanje tukamenya uko ubuzima bwacu buhagaze, twegera abakangurambaga mu midugudu, mu mirenge, tubasha kumenya uko duhagaze, ko ntago wamera neza cyangwa ngo ubashe guteza iyo mpano yawe imbere utabashe kubanza kumenya uko uhagaze. Rero kumenya uko uhagaze nicyo kintu cya mbere ku isi muri ubu buzima, kumenya. Aha, nibyo koko ibyo urimo uratubwira birimo birumvikana. Ese mu buzima busanzwe watubwiye ko ubyina ndetse uvuga ko ariko kazi kawe, ugiye udusobanuriramo gake. Watubwira ese ubundi iyi field cyangwa se ino industry ku bijyanye n'ababyinnyi ubibona gute? Duhereza ishusho, utwereke uburyo mwebwe mugenda muzamuka, uburyo muhuza akazi kanyu n'imikorere n'ubundi muri rusange. Ubundi mbere mu kubyina mbere abantu babifataga nk'atari akazi. Abenshi babifataga nka enjoyment iraho, kwisanzura biraho, ariko ubu ngubu abenshi biradutunze. Kubyina ari abo bitunze abenshi muri twebwe, uhereye kuri njyewe. Kandi kubyina ni ikintu ku myaka mito cyangwa ukuze. Kubyina bijyana n'umuziki n'ubuzima, mu buzima busanzwe nyine bigufasha kuruhuka mu mutwe. Aha, urakoze cyane. Tubwire ubundi mu Rwanda, ubwo turaza kwirinda kujya hanze, ubundi mu Rwanda ibijyanye n'agace ka dance muri rusange, tujya tubona ko akenshi ibiraka ndetse n'andi mafield atandukanye. Ese ibijyanye n'abafatanyabikorwa bo mubikorana gute, bigenda gute? Urebye nk'uko mubwira ati uhereye nk'ubu ngubu ntago bikiri nka kera, wasangaga kubyina nta mafaranga birimo. Ubu ngubu ugendeye kuri leta dufite ubu, abakangurambaga, abayobozi bamwe bagiye batandukanye bashinzwe ibintu bya entertainment, ubu nibo bari gushyigikira urubyiruko mu bijyanye n'ikintu bita umuziki, media muri rusange, haba kubyina, kuririmba, comedy, usaba badushikiye. Usanga ari nabyo bintu akenshi dukuramo amafaranga. Biradufasha kandi baba barakoze. Good. No, I say wowe